ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika ibirebana n'isengero abanyir'isengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare iki nazo ziratanga akazi se they are just cheating abenshi they are just cheating ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone ibyo churches aho byaturutse ntuhazi churches ziri ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke ikibazo kirimo nyakubahwa perezida wa repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo aho ziri ubwo tuzazifunga bajya basengera mu rugo rwose iri senga abanyafurika niba mugenera ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo ejo bundi mwagabiye miri wa Katari inyambo Albert Rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official ibyo bintu mwese mubitekerezaho bizakorwa ryari muzabitekerezeho mwebwe muzabitekerezaho mubikore njye mfite inyambo ndazitunze ndishimye uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba njye nzatunga ngabe nishime nyambo ko ari amateka yacu se mwe mukora akazi ko ibyo birabareba muzabishyiremo ngewe ntabwo ngiye kubishyiriramo kubera ko ndi umworozi none se ntufite uko communicating na leta mwe muzabikurikirana ibyo birabareba nari nkomoje ku bushakashatsi bwa RGB bugaragaza uburyo abaturage bashima cyangwa banenga inzego z'imiyoborere zitandukanye aho bugaragaza ko bashima urwego rw'umutekano ku kigero kirenga 90%, ariko byagera ku rwego rwa serivisi runihariye igice kigera hafi kuri 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu ugasanga nicyo gice kinengwa cyane, haba serivisi za leta haba n'iz'abikorera, kuko hamwe urwego rwa serivisi abaturage ubwo kandi namwe murimo nawe urimo n'abandi komeza. Hanyuma nyakubahwa perezida wa repubulika twifuzaga kubabaza, musanga habura iki ngo imitangire ya serivisi haba mu nzego za leta n'iz'abikorera ibe myiza kurushaho, dore ko ari urwego rufashe runini mu cyerekezo cy'iterambere ry'igihugu? Icya mbere, abo batanga serivisi mbi bagomba kwiga kubwirwa kunoza serivisi batanga. Icya kabiri, abanyarwanda muri rusange mukwiriye kwanga guhabwa serivisi mbi ukayishyurira ukagenda utanavuze, ugomba kubyanga. Icya gatatu, ni mwebwe kugira ngo tumenye amakuru habeho accountability.
nawe umunyamakuru bishyire hanze ubimenye uti bari bamaze kutubwira umuhanda, urugero umuhanda aho ibintu byiza, amazi yangiza umuhanda, yangiza amazu, n'icyo ubu ni urugero. Nawe ubutaha serivisi mbi uwayiguhaye ninde? Ahangaha ukavuga ahangaha batanga serivisi nabi, ibe ni nk'umunyamakuru, ariko murabitinya, ntabwo murabiceceka mukabihisha, cyangwa mugashyiramo abo mufitanye amasinde gusa, abandi mukabihorera. Hari abo mutavuga, mukavuga ababoroheye cyangwa ababangamira ku bindi, ariko mukwiye kubishyira hanze uko bimeze. Hanyuma cya kane, inzego za leta zigomba kubikurikirana nazo ndetse ubwazo, kuko zirimo ntabwo zitabikurikiranye, nabwo bafite abababaza, ubwo bakwiye kubibazwa. Ariko ikibazo cya serivisi mbi cyo ntigikwiriye kwihanganirwa n'uwo ari we wese. Ariko ndakubwira, ntabwo hashize igihe kinini mpora nabyo, aribwo nahuye nabyo kera no mu nteko. Kera twagiye mu bintu bya what was it, national dialogue. Kera abantu bazahamagara abantu bakora, bafite amaresitora, bafite ibiki, ngo baze bagaburira abantu bari bageze ku 1000 mu gitondo. Turakora neza akazi, ugeze ku lunch tugira break, nari nagiye kuyifatira ahandi, nagize amahirwe kutayifatira. So ngarutse mu afternoon usanga barambwira, harimo n'abayobozi, harimo n'iki, bose bamwe babajyanye za ambulance ziraho zitunda zijyana abantu mu bitaro. Ndabihorera. Ariko ugasanga nta n'uvuga ati bazanye ibi bintu bamukurikirana ibibazo. Ndetse habaho guhura kundi aho ngaho, bakagarura wa wundi, bakaba ariyo baha ngo atange serivisi zo kugaburira abantu. Urumva biri muri twe, ntabwo ikibazo ari cy'aba bandi batanze serivisi mbi gusa, ariko n'abo bazikoreye nabo arishyura akagenda. Na vuba abantu benshi ngiye mvugana nabo bakakubwira iriya resitora, bakakubwira izina. Ejo bundi twagiyeyo twese uko twari 7, none 4 twese twararwaye, na 2 bari aho bari ku standby bategereje kurwara. Ugasanga ni ikiganiro gusa byahereyeho. Hashira icyumweru, kubera ko aho hantu hari ukuntu wenda hagezweho cyangwa bahavuga neza, ukumva ngo basubiyeyo. Ntabwo serivisi mbi yacika kandi muyishimiye. Ese wahora usubira ahantu baguha serivisi mbi ukishyura, ubwo butishimye se? Ni ikibazo kinini, mujye mukishyira hanze, mukiganire, mukivuge uko kimeze, mureke ku serivisi mbi kwiye kwangwa period. Ikavugwa, ikanengwa, abayitanga bagakurikirana kurusha gusubirayo baguhaye serivisi mbi. Ikibazo kimwe nshaka kubabaza mpagaze, kandi mbashimire, murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida, mu minsi ishize twabonye intumwa z'i Burundi mu gisirikare n'iza leta zitabira ibikorwa byabereye n'aha ngaha. Ejo bundi tubona impunzi z'Abarundi zitaka ubushake zisubira i Burundi. Abantu bakavuga ati se haba hari umubano muri iyi minsi, cyangwa se ibiganiro byihariye kugira ngo imipaka yongere ifungurwe ku butaka? Murakoze. Nta gufungura imipaka iracyameze nk'uko yari imeze, ntacyo. Ariko twebwe na mbere hose no gufunga kw'iyo mipaka nta uruhare u Rwanda rubifitemo ato. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka,
ndetse turababwira ngo aho bazashakira gufungura twebwe ntabwo twigeze dufunga, ndetse n'ubu hari abava i Burundi bakaza hano, hari abantu bava hano bakajya i Burundi, hari abagenda na Rwanda sinzi niba ikijyayo, bagenda ariko hagati aho muri uko gushakisha twabana dute birenze ibi birushijeho kuba byaba byiza, abantu baravugana twe nta na rimwe tugeze dushaka guturana kugira abaturanyi tutameranye neza, ariko bijya biraba n'ubu birahari, ariko muzakurikirane neza ntabwo byigeze biduturukaho na rimwe. Niyo mpamvu ndetse kugenda no kugaruka rimwe na rimwe twe nta abantu iyo bashakiye baraza, bashakiye baragenda. Nabo abaye impunzi niba duha za UNHCR cyangwa abandi bakorana n'impunzi bakaza bakavugana nabo, niba hari abumva bamaze kurambirwa ubuhunzi bashaka gusubira iwabo, twe tubaha UNHCR ikabatwara, ntabwo twagumisha hano ashaka gutaha, n'ubundi yaje hano atari uko tubazanye, ahubwo ni uko bahuye n'ibibazo iwabo bagashaka kugira ngo baze babe hano. Nta kintu gishya rero kindi.